yakariyubashye so nasanze ko ngomba kumukorera aga surprise nkamutungura nkamutegurira gift ubu ngubu mfitiye gift ka surprise ahangaha ko ntiyamatsikora yakamwana iPhone kuvuga ngo hayi zikwari hejuru ubwo iPhone ubwo ni telefone yo mu rwego rwo hejuru ni cyogajuru sahari wese hayi si hejuru iPhone iPhone ubwo ni telefone yo hejuru nyine ubwo n'Imana muravuga Keza yari afite Instagram yanditseho Keza wa Yaka ubwo naye ndakora YAKAWAKEZA iyi ni Instagram ngiye gukoresha undi umukobwa ufite gwede kandi ufite ikibuno cyoroshye pani ikibuno gikomeye. Yes, nizere ko mumeze neza abantu banjye, nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda abantu mutuye mu isi ya gatandatu, ndavuga diaspora muri rusange abari mu gihugu cy'u Burundi. Inshuti zanjye zose reka nzisuze Depite Philibert YAKA MWANA mwasikio kitoko ndi kumwe na YAKA MWANA none asigaye seriye byahatari ndi kumwe n'umukirekazi Lady Gaga wo mu Rwanda. Ni umukobwa mwiza mumaze kumenyera, afite ngo zahabu, aba yambaye zahabu ahantu hose kuva ku birenge kugeza naho navuze wasanga naka kaboro gafata amabere nako ari zahabu, ntago mbizi neza. Ndi kumwe na YAKA MWANA aka Papa Bitangaza aka nyiri bitangaza, nyiri dukoryo twose tubaho hano mu Rwanda. Reka mbahe ikaze mu kiganiro. Mabusha ngo hayi ikaze. Murakoze. Umeze neza? Meze neza cyane. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Yeah. Mwasikiyo kitoko. Nzijya kandi ko bavuga. Niko bavuga ariko nge ndishimye cyane kugera kuri Yawe TV. So nasepeli nangaye nasepeli pena bino muranshimishije cyane kandi ndishimye cyane. Bosepeli singa penza. Uyu mukobwa samubonye ntabwo mureba se nawe ijisho ntiri guhasa. Shawanyere ku mugabo wawe kabisa ubu yagiye yigurira icupa sharya neza kabisa. YAKA uyu mukobwa ni umukobwa mwiza, yaravuze ngo ndashaka guhura na YAKA MWANA. Murahuye mujye mukorana, avuga ati ko ndashaka ko tuzahurira kuri Yawe TV. None murahuye, ubyakiriye ute mu mutima wawe YAKA? Okay, biranshimishije guhura n'umukobwa mwiza nk'umbi, urabona nawe uyu mukobwa rwose ahantu wamunyurana cyonzi cy'abantu bose bagenda batera ve no kuvivura ndabona nta kindi nta nenge kabisa. Yabindi bavuga ngo nta mwiza wabuze inenge. Uyu nk'uyu mukobwa wamunenga iki koko? Inzara ni correct, yaseka neza, utunwa ni sawa. Ndaba kabisa. Sabakamaye koko. Sabamba guhera inyuma ya kamera. Inyuma ya kamera. So wakanemitse imbere ya kamera koko. Basi ntukamike umunwa hano ku ruhande. Nese abona navuze nabibona ntago yakumerera nabi. Inde? My love. Wose nufite Keza. Ariko nanjye mfite umugore da. Yeah, of course none surumva Keza mbonye nanjye ya kabizu usega twaye iki ko turaba tugeze mu ishuka se. Byose erega gusomana na se nabira kugira ngo ntibigendana. Biragendana wabukoze amakosa Keza watuma fuha nanjye mushushu wanje yahita fuha. Okay, mwari mukoze ariko. Yego. Yes, mabusha ubyakiriye gute wa mugani wa YAKA MWANA kuba wongeye guhurira na YAKA MWANA kuri Yawe TV? Ndishimye cyane kuba nongeye guhura na YAKA MWANA. Ntabwo twari duherukanye, hashize igihe urumva tuba turi kumwe rimwe na rimwe iyo twagiye mu kazi. Turakinana muri filime bita Rugamba. Ubu nibwo twari twongeye guhura gusa nari mukumbere. Ndishimye kuba nongeye guhura na warukumbuye YAKA rero bahora bamuhamagara buri kanya akira ngo mwitabire telefonera ongere kare muri interview ako YAKA ukora ngewe ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, ndi umukomediye
ndi superstar, niyo mpamvu baba bankeneye ahantu hose, baba gukeneye, niyo mpamvu bampamagara ndi mu kazi kose. Yaka rero amakuru meza mfite nuko uyu mukobwa yabanje kugukiza umuntu yagufashe yakujwigirije. Uwo muntu yarinde ukina umumotari, nari nabuze amafaranga yo kumwishyura. Umumotari nyine atangiye kuniga, uyu musista nawe yari ari kuri moto barahagaze, ndababwira rero ngo wice YAKAMWANA superstar, aranyishyurira arayatanga, anyiza uwo mumotari, ariko umumotari yari yakutuye, yarashaka kunkuramo umwuka kabisa. byakinze gute yakamwahuriye hehe? Twahuriye i Nyamirambo, mvuye mu kazi, sinzi ukuntu nari kuri moto mbona ari kumwe n'umumotari bari kurwana, kuri hasi YAKAMWANA, twe turanamenyana, twe turahura, mba ndahagaze ndazamuka ndavuga se ni Yaka, mba mbonye ni YAKAMWANA, bari kumufata mu ijosi, bari kumukubita. Yaka afite discipline, ntabwo yigeze amurwanya, afite na sentire ntwara, urumva aritonda nyine arubaha. We ukuntu nabonye yameze yari kurwana, avuga ati akiza ubuzima bwe, nabonye gutyo ndavuga ati bimeze bite, muri gupfa iki? Uranyumva? Nuko mutari ambwira ngo yanyimye amafaranga yanjye ibiki n'ibiki, ndavuga ati nangahe? Ahita nca 2,000, sinzi ahantu yaramuvanye, kandi sinzi ko hano muri Kigali ahantu ushobora kujya. Yakabari bagukuye kuri moto. Umva nukuvuga ngo yarankwiye igikondo, twari twavuganye 1,000, ariko kubera speed z'uyu nguyu nyine kugira ngo batandangiza nyine yahise amuha 2. Turambwira ko umuhaye menshi, ngo mureka twara ataguhitana, kuba umumotari yari yakutuye. None se ya sentire ntwara, sentire ntwara rega, urabona nkatwe abakaratika ntabwo dupfa gukubita umuntu uretse kwitabara gusa. Urumva nari nabuze ayo kumwishyura, none ngerekeho no kumukubita, urumva nari guhura n'ikibazo. ubu uramwishyuriye, uravuga ati Yaka n'ubundi byanze bikunze ngomba kuvuga ati Yaka ni nk'icyamamare, cyangwa hari ibindi wari ushaka? Hoya njyewe ikintu nakoze ni nkuko nawe nasanga wenda ukandagiye inyanya z'abandi, ati ugomba kuzishyura n'amafaranga ufite, tugomba gufashanya rega, kuko twese turabavandimwe, nanjye ushobora kumfasha, ushobora gusanga nariye kuko nshonje nkabura yo kwishyura, ugahita unyishyurira. Namufashije nk'umuntu, urumva ntabwo namufashije nkuko ari umusitari. Yego, ariko mu bintu twavuze ndimo ndakwitegereza, nkareba ku mutwe wawe, ahantu kuva ku matwi kugera ku mazuru, kuki ariho urimbisha kurusha ahandi hantu hose? Kubera iki? Kuvuze ngo arimbisha ku mutwe gusa kugeza ku mazuru, hano kurigira inka munyarwanda aho wahageze, urebe ukuntu hameze. Naho hari iherena se? Naho hari iherena? Ubu ntabwo ari ngombwa ko hamenya, ariko uko mubonane we hose kugeza ku nzara, bana ni smart. Yaka nk'iyo umuntu agukoreye igikorwa cyiza nk'icyo ngicyo, akakwishyurira moto gutyo, wenda harimo abantu bari kuvuga ngo ni ugutwika, cyangwa bakavuga ngo ni umuntu uba ushaka gutwika, ariko si ugutwika. Iyo umuntu akwishyuriye gutyo cyangwa gutabaye gutyo nkawe nka YAKAMWANA, ubyakira gute? Ukimbyakira nk'uko nanjye nafasha undi uwo ari we wese, kuko gufasha ntabwo ari wese ugira umutima wo gufasha, ni bake bagira umutima wo gufasha, ariko ubishoboye azabikore kuko ni byiza gufasha. Naho ngiye kuvuga ngo mbyakira gute, byakira nyine nk'igikorwa cyiza, niko mbyakira, ariko bikora bake sasa. Noneho ugira ikintu umubwirira hano n'abanyarwanda bakureba, n'abadiaspora n'abantu bawe bagukunda, ugira ikintu umubwira noneho nk'umuntu ugiye gushimira. Iyi mikoro mfite ngiye kuyiguha, umubwire nk'ibyo ushaka kumubwira nka 3 umushimira. Kumushimira ngewe ndamushimira cyane kuko ni ibintu byagaragaye. Ari ikindi ndabwira abantu bose, nta nubwo ari abanyarwanda gusa, mujye mugerageza mugire umutima w'urukundo, mugire umutima wo gufasha, nk'uko uyu musista yabinkoreye. Urabona yaramfashije, nari nabuze amafaranga yo kwishyura umumotari arayatanga. Kubera iki? Kubera umutima mwiza. So abantu rero mwakize, mugira umutima wo kugundira, ukumva nta kintu cyava iwawe ngo gisohoke, bana muzapfana umutima. Uwo ni umutima w'ubukene, nubwo waba uri umukire ubukennye ku mutima.
so uyu mukobwa rero we yakize umutima muri bike afite agerageza gufasha. So dada warakoze cyane, God bless you. Gusa abantu batabyumvishije bavuga iringara, Imana iguhe umugisha. abantu bavuga iringara batumva ikinyarwanda. En tout cas vraiment sere na sepeli nayo uzalakana mutima malamu nzambe penza apambola yo, nzambe apambola yo. Imana iguhe umugisha. salanga yo Nzambe pambola shatsa kugira igisha iringara ntarimenye kubera Yaka, ariko sha yakaragushimiye. Nzambe rapambe nayo, Nzambe apambola yo. nzambe apambola yo. Imana iguhe umugisha. Yaka ku mutima waravuze ati ndagushimiye, warakoze kandi akwifurije n'umugisha ku Mana. ndishimye cyane Yaka, kandi nawe Imana iguhe umugisha. Gusa nshaka kumushimira, hari gift namuteguriye, namutekerejeho ndavuga uramushimira iki uretse Yaka dutangira interview yavuze ngo uyu mukobwa arasa neza, nta kintu wamugaye, ngo baca umugani mu kinyarwanda ngo nta mwiza wabuze inenge. Yaka niko yavuze. Ugiye kumushimira iki? uburyo uko nanjye namutekekaga ntaramubona turahura, siko nasanze ameze. Yaka n'umuntu afite discipline, arubaha. Cyari cyo nashaka kuvuga naguciye mu ryo uvuze. Hari abantu benshi babona ninkwereye akayoga ngo Yaka n'umusazi. Ko wansanze koko wabonye ndi umusazi ko. Nanjye niyo mpamvu navuze nti uko nari muzi, uko namwumvaga siko namusanze. Yaka ntago ari umusazi, Yaka ntago ari umusinzi, nubwo yanywa agacupa kuko twese kandi ngira ikinyabupfura discipline. Benshi baranywa nta kibazo, ariko kunywa no gusara biratandukanye, baba mubeshyera. Rero twaraganiye, nasanze ari umuntu mukuru kandi wiyubashye, sibyo? Yaka ariyubashye. So nasanze ko ngomba kumukorera aga surprise, nkamutungura, nkamutegurira gift. Ubu ngubu mfitiye gift ka surprise ahangaha. ko ntiyamatsikora. YAKA MWANA ngiye kwima mwese mubireba, wasanga atari amadolari mwa bantu. Aya ndiye ejo bundi Ariko yahera nayarira ariko nahita nayiwacu igicumbi, ugahita uva muri mu rugo kabisa, nahita ajya kuyarira mu rugo. unasema haki ya Mungu utaenda kwambia verite kambanze ndebe. Kambanze ndebe niba ari amadolari kagufashe mabuje. icyambere YAKA MWANA namuguriye telefone iPhone. uretse gato, uretse iPhone ni iki Yaka? iPhone ko nayizi ni Tekino se, mwiza cyangwa ni Infinix, niba ari Infinix. Iyo bavuze iPhone wumva iki? iPhone ni ukuvuga ngo hayi ziko ari hejuru. Ubwo iPhone ubwo ni telefone yo mu rwego rwo hejuru, ni cyogajuru sahari. Wese hayi si hejuru, iPhone. iPhone ubwo ni telefone yo hejuru nyine. Ubwo n'Imana muravugana, bivugana n'Imana iyo telefone. Ahira rimwe zani iPhone mabuje. None nzamenya kuyikoresha. Ndayiga icyumweru. Ntago ari iPhone, yanditseho iPhone. iPhone niko basoma. YAKA MWANA tsepera na ngaye. Ubu nanjye ngiye kuri WhatsApp, no kuri news harya no kukira kuri YouTube. Ubu ngiye kujya ndeba ibyo navuze. Shikarahiye noneho. Ngiye kujya nireba no kuri Instagram hose. Ubu ngiye kujyaho. Nese suzu ko ufite account yitwa YAKA MWANA official. Iyo ntago narinze abantu bayikoresha, ngiye gukora iyanjye. Urahita uyita ngo iki? Urahita uyita ngo iki? Ndahita nyita YAKA iPhone. YAKA Instagram yanjye YAKA iPhone. YAKA dore ni birombe. YAKA reba hariya. Yimfashe batayinyiba dore bamaze hama telefone. Hagurukanye. Igigi kanuse. Se YAKA kuda cerebral. Ahitse bakwambika. Iriho n'umusaraba wa Yesu. Naje inyuma yawe wagira ngo waruzi ko ndi umukatoliki. Nase bondo ro makatareko rabizi. Narabatijwe. Warabatijwe. Ishanete rwose. YAKA urahita umukubita. Kuviriho umusaraba wa Yesu Kristo. Misenyi kunga. Uyisurekana inzoga. Ubu nikore umusaraba uzizana ejo bundi kuri Pasika.
wari kuzokana nayo Yawe ahereye rimwe ngera nsozogore baye umusitari mwenyewe none kibeza yakakimuhe kwetama oya ni umugore w'umugabo mbabarire igira kashamana wahunze gute ko tangaza kiramake ibi bintu wabiteguye gute nabitekejeho nyine wa munsi maze kumwishyura moto kuko naramwitegereje cyane kuko nyuma yaho yanyatse nimero ndamubwira ukoresha WhatsApp arambwira ngo yango ntaho nkoresha WhatsApp mpita mbibika mu mutwe ndavuga ngo yaka nimba atakoresha WhatsApp nshaka kumugurira telefone ya WhatsApp mpita ngenda mugurira kuri telefone ndavuga ati ariko ubundi kari umusitari buriya mugurisha nete ni si byaryoha si byabyiza kurushaho ndavuga ati reka mugurire na Shanete harahiye yego yaka mabuja ikibazo rero banyiba telefone buri munsi ingiye kujya nyisiga mu rugo ngendana gatoya ko hari igihe nkwa kayoga nahura na za nkumi zikayitwara ngiye kujya nyibika mu rugo inkumi telefone wayiha yabimeze ute umukobwa nayiha nubwo waba usa na Shadibu nayo naguha cyamu telefone ivuye mu Buraya mwa iPhone nyasha kiretse ko ruri Shadibu ariko turi burarane kugeza subuye naheba taye nka Shadibu byo naheba nkayiguha kandi ufite keza keza ubu nako bazana wakwino telefone uramubwira ngo ndamubwira ko nayiguze cyangwa umubwiza ukuri ndamubwira ko cyagiye duhura kwa we ariko buri ndamubwira cyambere nago duteretse ndamubwira ko ari umukobwa w'inshuti yanjye wayinguriye of course nicaka ahubwo ndayimuha mfatiye Tracy ni abantu bake bajya bakora ibintu nk'ibi cyangwa se ukoreye yaka ubu yakajye kujya atsapinga na Instagraminga sibyo yaka ujye kuri Keza afite Instagram yanditseho Keza wa Yaka ubwo nayo ndakora YAKAWAKEZA iyi ni Instagram ngiye gukoresha YAKAWAKEZA kuko we iyo afite ni Keza wa Yaka intwi yo ko murakundana mama noneho wowe wowe urahita uvuga ngo YAKAWAKEZA niyo Instagram ngiye kujya nkoresha ko mbonye iPhone yaka duherutse kukubona wenda reka mpita mbikomozaho waravuze ngo abanyakigali cyangwa se abanyarwanda baraharara uri kumva ariko urabona nk'uyu nguyu ni inshuti yawe yakwishyuriye moto arakwakije uracyasubiye igicumbi oya Gicumbi ntabwo nasubira keretse nyigurishije kandi ibintu byo kujya ndya impano rero ntabwo ari byiza none ubonye ko abanyakigali cyangwa abanyarwanda bakigukunda abanyarwanda baracyankunda ariko ni bake bamwe bamaze kumaga narabibonye no kuri views ntabwo bagikora subscribe neza ku biganiro nakoze ubona ari ikihe giki kibitera ni kagahararo nyine abantu baraguharara bamara kuguhaga toka ukavaho n'abandi bakajyaho urabona hari umutoto mwiza bose baguhaze uyu nguyu ahari hari ikibazo ibyo ntabwo bose bari bamaga hari n'abandi bankunda uretse n'uyu nguyu n'abandi barahari no hanze mwabonye amadolari ejo bundi banyoherereje babonye ko nayariye se no mu minsi iri imbere baraza kumpa ayandi ariko se yaka wenda hari nk'ikintu umuntu ashobora kwibaza ati se yaka kuno industry wayijemo igihe kinini umazemo igihe kinini abantu bagiye baguha amafaranga menshi iyi industry ni igiki ushobora kuvuga ngo ni iki kintu nagikuyemo ngiye nka yaka ngewe murambisobanura ikintu nakuye muri industry nyarwanda sinyibura icupa sinyibura ikiro cy'inyama ngo gikarange iwanjye mfite aho ndara abadiaspora baranyishyurira buri kimwe so cyo nakuye rero muri industry nyarwanda nta cyakanyigira kuko iwacu nirirwa na gicyaka nabuze n'urwago rwa 300 ariko unsigaye nkwa mitsingi n'ibyara birahari abakobwa barahari abakobwa basigaye banyiyigira kandi imbere nta mukobwa wansuzaga ko nabaga nuzuye ivumbi ariko urabona uko biri nsigaye nambara agakoboyi kameshe gakoto urabona kanuye imagi iri koto rigitangwa iki sese kwire ntabwo uri kubireba ni kwire iyi ngiyi
ingofero yawe wari warayibuze. iyo ni mwirirageza basanzwe bayise regeza mwiri y'amaofisi. Yes, Tracy wa Tracy ati nawe reka mukomoza ati ngiye nambara zahabu. Tracy si ukwiyemera by'abakobwa b'iki gihe? ntago ari ukwiyemera. Ufite zahabu? Ha Irihe? nabisojya ngo nyikwereke. Tazanteza babandi. Oya yaka please. Hari agaherena afite ku zuru, iherena yambaye ku zuru ntago risa n'ayandi maherena yambaye. Iryo herena ni bwoko ki? Iryo herena ni bwoko ki? Ko n'agafisi kinisa. Si wabivuze se? Ya dusobanura iryo herena ni bwoko ki? Ufite ubwoba bwo kuvuga ibintu wambaye. Aka ni akazahabu. Terese wayiguza ngahe? Irise? Ntabwo ari menshi. Yego. Wayiguza ngahe? n'amadolari 600. $600. Amadolari 600. $600. Ayo niyo mafaranga menshi nakozeho kuva navuka. Nayakozeho mfite imyaka ingahera. Mfite imyaka 17. Nibwo nakoze ku madolari 600. None wayambaye ku zuba. Yambaye amadolari icyo gihe nayo nagafashe. Serious niyo mafaranga menshi nakoze sindakora kuri miliyoni. Uretse nzayabona miliyoni se. Wambaye $600 ku zuru. Ubumva nabwo ufite ko batazarikata? Oya. Ujya urikuramo? Yego. No, ingi nago rishaka None kuvamo. se ubwo umuntu amucunze akamukuraho izuru yabonamo nka senyise. Wenda gahomba mwiryoje. Nago bibaho. Warakambaye nago bayaguha. Baguhenda ariko baguha make. $600. Dore $600 kuzuru. Kubera ko akantu gahenze burya ubugomba no kugashakira security. Ushaka ugatwara harimo kamera. Ushaka kuza ugafata ugasanga ushyize mu mazi abira. Utungutu nago dukorerwa hano mu Rwanda. Ariko uratwika koko. Urumva so it's okay uzaze ukinyegera gato. Ariko uratwika koko. Bitagutwara. Hano turi mu Rwanda rega turi mu Rwanda dufite umutekano turarinzwe urumva it's okay. It's okay. Nukuvuga ngo wambaye iherena ririmo kamera harimo n'inzogera. Nukuvuga gukoraho nuguhita gasakuza. No. Nubaze ngushora kuza ukubera gafite kamera ugahita wambara ipingu ubwo karimo n'amapingu. Ukimubona nuguhita wambara nyine. Tracy inzara wambaye zigura amafaranga ngahe? Ntabwo zihenze ntabwo nambaye inzara ahubwo inzara razambaye. Ngiye munsobanurira inzara razambaye cyane n'inzara ni inzara zanjye nuko njya muri salo nyine bakazikora ntabwo zo zihenze. Wigeze ugura inzara kuva wavuka? No. Ntabwo ndazigura ariko se ko bavuga ngo abakobwa mujya mwambara ibibuno bibaho? Wenda nkawe ujya ubigura amaherena ya $600 ntabwo urabona byibura nk'ikibuno wumve ngo kiragushishikaje wakigura? Bino byo kwambara no ntago njya mbona ikibuno cyo kwambara ngo numve kiranshishikaje. Gusa nshobora kubona nk'umukobwa uteye neza ufite ikibuno nkavuga ati wow kira kibuno mbifite nkifite byaba ari sawa. Yego ariko nanone Imana ibifite ukuntu yaturemye. Ibivuga ati uriya muntu nimukora gutya bitewe n'uburyo asa n'uburyo ameze nimushyiraho noneho ikibuno kimeze nk'icyuriye. Dada ndagushimiye cyane kuri iryo jambo uvuze. Ngewe interview nyinshi nagiye nsobanura ko nkunda umukobwa ufite ikibuno. None nawe uravuze ati ari umukobwa mugenzi wabona afite ikibuno ukakifuza. Nkanswe noneho ngewe. So murumva rero nshuti bafanasi nkunda umukobwa ufite gwede. Dore n'umukobwa mugenzi wanyu arabakuru. Ariko gwede natural apana n'ibindi bakorera. Atukumva icyo kibuno uracyifuje? Ukumva nyine uravuze ati yanze kuba nanjye mfite ikibuno kimeze kuriya byaba byiza kurushaho. Narabikubwiye. Tracy wabona umukobwa ukamugirira ari kubera afite ikibuno cyiza? Oya ntabwo namugirira ari. Yego. Ariko nshaka kumushima avuga ati umukobwa ateye neza sava nanjye nteye nkawe nakishima ariko simugirira ari nyine ryo mu buriri. Yaka
oke ngewe umukobwa ufite ikibuno ebana mbona ari mwiza kuko iyo ari kugenda gikaraga mu muhanda hari igihe umureba ukabona kiri bumucike kikagwa hasi undi umukobwa ufite gwede kandi ufite ikibuno cyoroshye pani ikibuno gikomeye. Turase tugana ku musozi ugira ikintu ubwira abafana bawe. Ndabakunda cyane kandi munamfollowing kuri Instagram nitwa umutonjojotress. Ndabakunda. Mbonange ndabakunda cyane abafana banjye. Cyo nabamenyesha abafana banjye ubu mbonye iPhone, sister my gift ya iPhone. Ubu ngiye guhita nkereya Instagram yanjye na YouTube.